nuko uw'icyaha kiri buhame bamufate bamujyane mu muriro wa jahimu, bamutwike ashye akongoke yumve ukuntu yansubizaga ku musaraba akiri mu isi. Uyu munsi twasuye Bruce Melody tumutunguye, nk'uko Imana yaje ivuze ko izagaruka nk'umujura. None Bruce Melody tumusanze mu nzoga. Bruce Melody, turakwakiriye ku marembo y'ijuru. Asante sana, nizere ko abantu bari kwihanganira urusaku. Yego, mama muri kumva hahiye nyine turi muri backstage. Ndimo kunywa ka kiniki kanjye ka Primusi. Niki agahira rimwe. Ceceka aho wankozi y'ibibiwe. Ibyo bigambo by'ubutabapfu uri kuzana mu ijuru, Yesu, umuriro ni uwawe. Bruce Melody, ukiri mu isi ni ibihe bihe byiza wahagiriye? Nagiriye ibihe byiza bya hatari. Bya hatari me. Bya hatari, nagize experience yo gusura. Byari byiza cyane. Ntabwo nari nzi ko ari kuri biba bimeze. Ntabwo nari nzi ko biba bishyushye kuri ruriya rwego. Inzoga uyikura mu icupa ikagukura mu bagabo. Umva nk'ibigambo uri guhuragura wagira ngo uri shefu w'abasinzi bo mu isi. Bruce Melody, nugirirwa amahirwe yo guhabwa ubwami bw'ijuru, ni ikihe kintu uri bubwira abamarayika waba warasize mu isi? Icyo kibazo cyatuma mvuga akari murori, ariko abantu baho bafite ukuntu ibintu byabo byihutisha, mbega akajinyori ntako bikoze. Abantu bose bakunda abantu, ariko nabo namenye ko usigaye wibagirwa nk'ifi kubera ibiyoga byinshi wanyweye ukiri mu isi. Iyo uza kuba wibuka neza, ntabwo uba uvuze ko abantu bose bakunda abantu, kuko ukiri mu isi hari indirimbo waririmbye ugira uti ndakwanga nawe ntushaka unyange, I hate you, never want you to. Mana, mbabarira ndirimbye indirimbo y'isi, kandi ndi marayika Gaburiyeli watumye mu isi kucekinga ibyaha, ndetse n'ababikora nkababwira ko bazajya mu muriro ngo bihane. Bruce Melody, Imana iramutse ivuze iti mbemereye kwinjira mu bwami bw'ijuru, ni ikihe kintu wahita uterura wumva utasiga mu isi? hari umuntu warunwarira agakombe uvuye aho. Birababaje kubona uteruye agakombe k'inzoga kandi uri ku rubanza rukujyana mu ijuru. Umuriro wa jahimu n'uwo wawe bawugushyiremo, ushye ukongoke uhinduke ivu. Nkubwije ukuri yuko n'imva yawe itazibuka ukundi. Bruce Melody, ukiri mu isi wirukaga inyuma y'abakobwa, warabasuye? Narabasuye, nsanga ni ikintu cyari gikwiye kujya kiba kenshi, ni ikintu nagakwiye kujya nkora kenshi. Ikindi ni nabeza, niyo nta bwenge baba bafite. Kubareba byaratwikaga. Izo ni isoni. Abakobwa bose mwaryamanye nta n'umwe uri burenga ariya amarembo. Urabivugaho iki? Abakobwa bacu mukomeze mubatore, hatarimo akantu ngo k'imiryango ngo zari oya. Reka tukigire ikintu kinini ko ni icyacu. Ibintu u Rwanda ruzwiho harimo ingagi n'abakobwa beza.
ibyo birinete n'ibyo bitama byo biri kugushuka. Kanya barabinyuzamo left and right, ujye gushinyikira mu muriro. Bwira abafana bawe akantu kamwe mbere yuko ujya mu ijuru. none se simbemera bya hatari ngo ngiye guhakubita imiziki myinshi. Kuko ubivuze mu mvugo za kirara, bakubohe bakurohe mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Bruce Melody, uyu munsi urabona ari amarembo, umuntu uri buyaceho ari umuntu ameze ate? Uyu munsi araza guca uwambaye eswime.